n'inshuti ye imuhamagaye. Uribaza nawe, umuntu mwari inshuti aratabaruka ariko nyuma ukaza kubona nimero iraguhamagaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njye n'inshuti zanjye n'abankurikira twaganiriye ku kibazo kigira kiti ese ni ngombwa ko umuntu agira inshuti mu buzima bwe? Ese hari iyo waba ufite? Benshi rero bagiye babivugaho ni ngombwa, hari benshi bagiye bavuga ko bitari ngombwa muri iki gihe umuntu ashobora kuba abaho wenyine kubera ko nta nshuti zikibaho. Ariko iyi nkuru ngiye kukubwira wenda ishobora gutuma uhindura ibitekerezo wari ufite. Bivugwa ko hariho abagabo bari inshuti cyane, bari inshuti magara. Umwe yagira ikibazo undi akakigira icye, hanyuma haza gucaho igihe kinini, umwe muri bo aratabaruka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hashira igihe kitari gitoya. Benshi murabizi ko iyo umuntu atabarutse, benshi basiba nimero zabo za telefone kugira ngo atakomeza kumwibuka akagira agahinda. Benshi banibagirwa yuko banazisevinze. Ariko mu gihe kitari gito, uwo mugabo yaje kubona nimero y'inshuti ye imuhamagaye. Uribaza nawe, umuntu mwari inshuti aratabaruka ariko nyuma ukaza kubona nimero iraguhamagaye. Umugabo yitegereza telefone cyane, atekereza byinshi, arangije yitaba iyo nimero. Amaze kwitaba iyo nimero, yumva umwana aramubwiye ati nashakaga ko ngurira igare. Umugabo nta kuzuyaza aravuga ati nzarikugurira, ariko abanza kubaza uwo mwana ati ese ni ikihe gitumye uhamagara iyi nimero? Waba uyikuye he? Bigenze gute kugira ngo uyihamagare? Umwana aramubwira ati nari ndiho ndareba amafoto muri alubumu, hanyuma ndebye inyuma mbona handitseho ijambo rigira riti nugira ikibazo mwana wanjye ntahari, uyu mugabo turi kumwe uzamuhamagare azahamba. Nibwo nahitaga mfata nimero nkahita nguhamagara kubera ko hari icyo nari nkeneye. Umugabo n'amarira menshi mu maso ahita avuga ati ngiye kukuzanira igare ryawe. Nyuma yo kumva iyi nkuru, ese koko inshuti yaba ikenewe mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese waba ufite inshuti nk'iyo? Wowe wumva ko inshuti nk'izo zitakibaho, ntibyakubera kuba iyi nshuti nimba nta n'iyo ufite?